Umva bada. Karame. Zanira telefone yanjye ngende ndabona amasaha yagiye. Banguka banguka amasaha yagiye. Samuka kwa rutono naye biguhugiramo. Banguka urusubiramo nyuma. Ati. Sawa ko batinze burasanga inama itarangiye. Oya, iminota isigaye ndakwakwanya nihute uburyo ngira bigiye kigeze. Aho genda. Ubu ndagiye. Ibintu bitunganye neza nizere ko babashitsi bari buze basanga nta kibazo gihari. Mu mberaho ntari. Ibyo kubakira birahari. Ibintu bitunganye neza nizere ko babashitsi bari buze basanga nta kibazo gihari. Ushire ku murongo neza. Ngaho rero. Yuko Rusi. Ubwo bugiye he ureba ukuntu wiyambitse uko ntazi. Se mama nawe ese uragira ngo hano sinyenye nje nkubwira. Nawe uri umukecuru ntabwo uzi mama nawe uri umukecuru. Mama rumwe nagiye gusura umushuti wanjye uri nyuma mubonye ngiye. Ako mwana reba ukuntu wambaye agakiza karambitse hasi pe. Ntabwo se mama agakiza nawe agakiza gusenga ni umutima ntago ari inyambaro. Akobwa b'iki gihe barananiye. Zimanuro wanze kumva za nyokuzumva izaswe. Genda ngo wigize ingabe. Agiye kuza kunsura byiza cyane. Sisi uziko agiye kuza kunsura bose wow byiza cyane. Wow mwese shirwa wamiza ate umba sisi uri bumubone ni bogari arakeye uba nawe uramubona kumaranye kune amatsiko mbere rero haguruka byari icyo dukora duteka nk'ise tumwakiriza ikintu tumenya aho ngaho dore hasa nabi sisi reka turi icyo tumwakiriza. Bose bari batwishe. Ikipe duhurira kubita cyane. Kireka wowe uje ukamwikubitira. Makari. Bose. Maki bamukubise. Kandi none sinzi ko ari bugaruke. Uwo muntu nyubatse ninde? Uri amatware yanjye. Akora iki uwo muntu? Bose ntabwo tubizi.
nshakira amaka. ishimwe hoya hoya sheri nawe reba ijoro ryose wandaranye sheri imyenda yanjye nkeka ko nsanga yumye kuko ndamutse ntashye nkasa ina myenda ntashye nayambaye urabizi ko papa yanjye icyo namuze hoya sheri wapi uranzamukanye imisozi ningize ngo ngenye n'ahantu ugiye kungurira akantu ko kunywa sheri cyaka kirananyishe rwose kamubwira siyo nimba ahantu hambere nkunda mu buzima bwanjye nuko cyane hatuje hameze neza ubuse reba tubari twose turi hano hanze arakabe nakamutazi ase sheri ntago waturiza mu kabari wicaye witonze kimwe nago watuza turatembera sheri turi naro turambye ahantu nago nahakunze mu mashyamba mu misozi hoya sheri basi ngaho mereza gato na phone yanjye yapfuye cyeka nimba hano nguri indi phone ngaho phone yanjye yapfuye banza umbwire solution ya phone yanjye sheri cyo turi kumwe hoya cyo turi kumwe nubwambere nkundanye n'umuhungu umeze ureba ahantu ngakamubwira akantu kamwe sibyo kamubwira akantu kamwe iyo umuntu akwishimira sibyo gutembereza ahantu heza hatuje inyoni zivuga si ubwa mbere cano nk'aha ngaha mbabara umbwire si ubwa mbere reka uri mwiza hano hantu murabe izanye mbabarira asuga sheri bundi na Kevin nuko wamugenzaga wamuzanaga ahantu nk'aha shasheri nta nubwo byari kunungura bundi bani gute sheri nta mukobwa wagukunda nta n'uwo mwarambana basi mana gasenkani wenda ndebe ko basi hari n'icyo ufite kuko nimba gusohokana umuntu utabishoboye basi mana gasenkani sheri icyo ufite n'amafaranga n'amafaranga nshaka amafaranga reba sinenzwe umushimire ko nagusohokanya ahantu heza ndabibona gusohokana umuntu usa nabi nyine mu mafaranga ngiye kwitunganya uzongera umbwira unsohokane sheri nsa neza sheri humura sibyo humura nugira ikibazo n'icyaka kirashira sibyo hoya icyaka kirashira gute kuntabye kikazabyeriri turi kumwe nese ndakunywa sheri sheri ufite icyaka cya sheri nyine kamubwiza ukuri sibyo ngiyeyo nishimiye umuntu nkamukunda nkumva bindimo sibyo musohokana ahantu heza na wundi muri njye nsohokana ahantu hameze gutya ni wowe wenyine wa mbere mbikoreye ko mukunda sibyo okay noneho Kevin wamujyanaga muri hoteli njye wabonye mberewe no gusohokana ahantu umukobwa mwiza nkanjye ibya Kevin bije gute reba sheri nawe hoya reba Kevin ukuntu yasaga wamujyanaga ariko umukobwa mwiza nkanjye ukanzana mu ishyamba sheri hoya naga ibyo bintu bikunda ashiri foto hano hano wayibonye hoya sheri nago wayibonye okay mu hano natuzanye pe hoya sheri umva tuhaguruka ahubwo tugende nimba hano ariho wishimiye tugende cyangwa umusigano nigende ngoma na ya moto sheri hangane turi kumwe hoya tugende turi kumwe
yani maka ndimo kureba kweli sinzi ko mwizera byagenze gute Wema byakugendekeye bite ko mbona urimo kuzugwirirana subiza boss twakubiswe. mwakubiswe nande Ntabwo muzi. umuzi umuntu yaje arabatakara bakubita mwembi aragenda umusore nababwiye kunzanira mu ishyamba ari he Boss nawe yaducitse. abasore babiri arabacika kweri koko muhuza mumbwira ngo mwakubiswe uwo muntu wabakubise ni muntu bwoko ki ni muntu ki akora iki Bakumva. aka kanya ugiye kunshakira abasore b'inkorokoro ubansangishe kuri ya nzu yanjye aho dusanzwe dukorera kuko hari bafite akazi kanini. Yego boss. Nawe musore nkurikira aka kanya tugiye guhangana na bariya basore. Urugero hitamo hatana